Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'aho buri muntu wese aherereye, nk'ibisanzwe muri kumwe na Gitsitsi. Uyu munsi rero ngiye kubabwira uko guca imyeyo cyangwa se gukuna bikorwa. Nyuma yo kukubwira uko bikorwa, ndi bugukubwire n'indi mihango abakera bakoraga nyuma yo guca imyeyo cyangwa se nyuma yo gukuna. Mbere y'uko dukomeza rero ndagusaba gukanda subscribe kuri wowe utarayikanda, ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byose dushyizeho ujye uraba uwa mbere mu kubibona. Yego, uko guca imyeyo bikorwa cyangwa se gukuna, wicaza ikibuno hasi ugashinga ibirenge ku buryo amavi ashobora kugera ku ntugu zombi, ukanyuza amaboko munsi y'ibibero, ufite rwa ruvange rw'ibyo ukunisha cyangwa se amavuta y'inka akuze, iyo uri gutangira. Ukuboko kumwe gukurura umushino biteganye, kaba kakiri gato, noneho kakagenda gakura uko uhataho ukuna. Ukururira rimwe ujyana hasi. Mu ntangiriro birababaza, rimwe na rimwe ukumva wanabireka, ari nayo mpamvu abakobwa bakunira hamwe barenze umwe kugira ngo batizanye umurindi. Iyo umaze kugira umushino ufatika, ugeraho ugakuna utazura umushino mu bugari bwawo kugira ngo biwugire mugari kugeza ugwije imyugariro. Iyo ukurura ucungana n'uko utarenza urugingo rwa kabiri rw'urutoki rwa musumba zose. Gusa hari n'abanezezwa no gukuna akarenzaho, ariko ibyo byitwa ibiziriko, byitwa gukuna ibiziriko. Gusa uwakunnye ibiziriko agira umushyukwe cyane ndetse akifuza imibonano mpuzabitsina mu minsi y'uburumbuke. Gusa hakabaho kwifata kugira ngo atiyangiriza ubukobwa bwe cyangwa se ubusugi bwe. Yego, uretse ngayo nguko rero uko bakuna cyangwa se baca imyeyo. Uretse gukuna rero, nk'uko nabibabwiye, hari indi mihango yakorwaga nyuma yo gukuna. Habagaho guhaguruka agasimbiza imyenda yari yicariye, byasobanuraga gukuza ibintu bye ngo bijye ejuru. Hanyuma akunama cyane, agakoza ibiganza hasi, avuga amagambo bucece, agapfukama, agakubita ku bibero bye, akavuga andi magambo, bityo yarangiza gukuna agakubita utugeri hasi, akazamura agatsinsino agakoza mu ntege ati: "Sindaga icyicaro cy'undi ngo ahabe, umukobwa arahanyura akanyongerera, umugore arahanyura akanyongerera." Yarangiza akarundarunda neza ubwatsi yari yicariye, agasubiramo ya magambo. Yarangiza ibyo byose akahabyinira akadiho ko yagwije cyangwa se ko azagwiza vuba. Nuko ati: "Agati gaciye ntikabura izuba." Abakobwa benshi bagiye kurangiza guca imyeyo, umwe yabwiraga undi ati: "Amashyo n'amagana
undi ati amagana yuzukuruke imishino, maze bagataha barangiza. Icyo gihe rero iyo barangizaga bahagurukiraga rimwe ntawutanze undi ngo bakunde bazagwizirize rimwe. Abakobwa barangije gukuna bashoboraga no gukurakuza. Ibi ngibi kukaba kwari ugusiganaho ibitsina bibiri ngo umwe akaba ari kongerera mugenzi we. Iyo nanone babaga bageze nko ku ruzi, bashoboraga gufata inyagaruzi bakazishyira ku moko y'ibere ngo irirume hanyuma rizakure vuba. Wakwibaza uti rero ese kuki ibi byakorwaga cyangwa se na n'ubu bikaba bigikorwa? Byari umuco kuko kera nta mukobwa utarabikoraga, dore ko n'iyo washakaga umugabo agasanga utarabikoze byashobokaga ko bagusendaga bakakwirukana bavuga ko wazakungurira umuryango. Ikindi byafatwaga guca imyeyo cyangwa se gukuna byafatwaga nk'umwambaro wa gikobwa kubera ko nta n'amakariso yariho icyo gihe. Uwabikoze byarindaga ko hari umwanda wakinjira mu gitsina. Ikindi byoroheraga umugore kubyara ku wabikoze. Ikindi babikoraga ngo bazashimishe abagabo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, ibyo abantu mwita kuryohereza umugabo. Yego, ese biracyakorwa? Uyu ni umuco ugenda ucika uko imyaka ishira, nubwo hari abakibikora, gusa byiganje mu cyaro kuko ariho hakiri abantu bakuru bagifite uwo muco babwiriza abato kubikora. Ese ubu ni ngombwa kubikora? Buri wese agira amahitamo ye. Niba wumva ari ngombwa kubikora wabikora, ariko niba wumva utanabikora ni amahitamo yawe. Gusa ntukwiye kugira ipfunwe ngo ntiwabikoze kuko benshi ntibakibikora. Ikindi, ubu nta musore cyangwa umugabo wakubenga ngo ntiwabikoze, nubwo hakiri bake bavuga ko batabana n'umukobwa utarabikoze, ariko ni bake cyane. Hari n'ababitebya kugira ngo baryoshye ikiganiro. Naho ubundi ntabwo ari itegeko kuba waca imyeyo cyangwa se kuba wakuna. Gusa akandi kabanga, umukobwa waciye imyeyo cyangwa se wakunnye akunda kugira amavangingo menshi kurusha utaraciye imyeyo. Ngayo nguko rero, nguko uko baca imyeyo ndetse n'imihango abakera bakoraga. Ikiganiro nakagaruka rero, nk'ibisanzwe mwari kumwe na Gitsitsi, mbasaba gukanda subscribe kuri wowe utarayikanda, ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro dushyizeho bitazajya biragucika. Murakoze rero, ndabashimiye, naho ubutaha
kandi ndabakunda cyane mbasaba gukomeza mureba ibiganiro mbagezaho umunsi ku munsi.